wirugurira wambwebwe ngo wabuze amafaranga yawe ku wabuze 1000 wabuze 500 fungura Binance nk'ari kuntu uzajya yakora wambwebwe dora fungura Binance cyangwa niba utazi uko bayifungura uzo yandike hano hasi muri comment nk'ari kuntu wabigenza already no maze gufungura Binance andika searching red pocket hejuru red pocket searching red pocket ubundi ujye uza hano muri gihe muhereze code uzajya ugenda ushyira muri red pocket yawe ugenda ubona ama free coin bro ubona ama free coin niyo ugenda ukavunjamo akavamo ama USDT bro ushobora gukoraho nk'ibihumbi 5 cyangwa ukoraho n'ibihumbi 2 ku munsi bro muri aya ma free coins bro kandi buri munsi izi code barazitanga buri munsi ujye uza hano kuri channel yanjye ngo hereze code wambwebwe ujye uva mu bintu byo kubeshya wabuze andika izi code ziri hano hejuru ubundi uzayandikire muri comment umbwira uti bimeze biti ikore ubundi uzavuga uti bimeze biti ibindi byose ni zero ura subscribe guys kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi na code nk'izi zibasha kuzibona kugeza yangweza update za code za red packet buri munsi uzongere kumbwira ngo wahoza amafaranga 1000 wambwebwe cyangwa 2000 sawa yego guys ahangaha uraza ugasacinga ijambo ryanditseho ngo red pocket hano ndimo ndarishakamo hano ariko red pocket uragenda ukarisacinga aho ngaho hejuru aho iyo uribuzemo aho ngaho katuryandikemo guys okay it's okay dore ngiyi red pocket rero twayigezeho iyo ugeze hano kuri red pocket rero uhita uza ugatangira kugenda wandikamo zino code ngiye kukwereka dore code y'umunsi guys iyi ni code ya mbere ariko code ziba ari nyinshi iyi ni ya mbere uragenda wandika tugendane 5 kuri 5 KP O0 Q 9 wibuka ko guys iyo usoje kwandika izi code uhita ukiriminga ugakora hasi yanditse ngo cream wamara gukiriminga ukibuka gukora kuri iri jambo ryanditseho ngo open ukiyo utarikoze rino jambo ryanditseho ngo open umaking sure yuko izi coin wazibonye urabona ko iri ni faranga rimwe rya ent bura n'ubwoko bw'amafaranga y'ama crypto guys umuntu udafite ubwo bwenge n'ubundi kubyumva byamugora ariko ari amafaranga urayafata ukayavunjishamo ama USDT cyangwa amadolari hanyuma ukagenda ugaininga pola iyo n'indi code guys genda wandikamo izo code ubundi ukiriminga openinga guys kugeza code zose nguhaye uzimaze ni code zigera mu 10 uyu munsi mbazaniye ariko zijya zinarengaho gato hanyuma ugakomeza ukagenda ushyiramo code warangiza ukagaruka inyuma ukongera ukandikamo indi code ukongera ugakiriminga ukopeninga ukongera ukagaruka ukandikamo indi code iyo utabikoze gutyo guys unega amatwi neza iyo utabikoze gutyo birangira iyo udakoze kuri open birangira amafaranga yawe utayabonye bisaba kugira ngo ujye ukora kuri iryo jambo rya opening ako kantu kameze nk'akabasha baguhaye tugendane 5 kuri 5 kugira ngo izi code zose mugende muzandukura kandi mbibutsa yuko buri munsi uzajya mbohereza update za red pocket code kugira ngo namwe mubashe kubona bina biceri. Yes my people, today I am come the moral bad boy shata kura believe champion monster conqueror for
uyu munsi ninjiye nka wa muhungu w'itabagwiyusi, ariko mbibutsa gukora subscribe guys, kugira ngo buri munsi mujye mubona zino code muzibonere ku gihe. Aka branch nafunguye muri entertainment yanjye, kugira ngo njye mbagezaho zino code buri munsi, mugende namwe murushaho kugeninga ibyo biceri guys, kugira ngo namwe iyi ngiyi iranze, ariko hara twashyizemo o, ashobora kuba wahindura ugashyiramo 0, ko o na 0 hari igihe ngenda gusa. Tukabishyiramo 0 turebe. WBW, it's okay. Urabona ko bikunze. Muraza kunyihanganira ndahantu mu rusaku, ariko navuze ngo reka nkore ino video kugira ngo mbagezeho zino code guys, aho uri hose uzireba uhita ukiriminga, kugira ngo nawe ubone izi free coin. Utu free coin tuba ari dukeya, ariko nkwibutse ko nta mafaranga aba make abaho bro. Ibyo bintu bivemo, ibyo bintu byihorere papa, nta mafaranga make yabaho bro. We may try this one. Tuducoin uragenda ukagenda utuzana, uraza gukiriminga ugasanga harimo nk'idolari, amadolari 2 si ibihumbi hafi 2600 cyangwa 2400, cyangwa ugasanga hajya amadolari 5. bagenda baguhereza uducoin rimwe na rimwe bitewe nuko wagiye ukiriminga. Ibyo bigenda bibyara amacoin menshi cyangwa makeya guys. Ibi ngibi nibyo bigenda rero bikarangira bikwihereye umugati guys. Ayo mafaranga nubwo yakorera ari makeya, ukayakora wiryamiye mu rugo cyangwa no mu kandi kazi kawe, hari icyo byaba byangije guys. Let's do this guys. Let's do this bro. Hanyuma ubwo utabisobanukiwe neza wanyandikira hano hasi muri comment, nkakugezaho ukuntu bigenza 5x5, cyangwa ukanyandikira inbox, hagenda nkwereka ukuntu umuvuno ukorwa papa. Very no. Ukomezanya 5x5 guys. Ahangaha urabona ko bamaye message ivuga ngo ni boosting ngo na sharing, ariko iyi message ushatse usubira inyuma ukayihorera, hanyuma ukikomereza ushyiramo code zawe nk'uko bisanzwe. Uyu ni Mwarabu Frank isi, ukugezaho ibintu by'ubwenge nk'ibi ngibi, kandi wabisanga uretse kuri channel yanyu Mwarabu Entertainment guys. You already know. We are here to support somebody bro. You get. Yeah. Reka dukomezanye 5x5 papa. Mbibutsa gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye tubasha kubagezaho buri munsi update zizi code, hanyuma tukagendana 5x5, nawe ukabasha kwibonera kuri ibyo biceri guys. Nubundi uzikoresha ureba ibintu kuri YouTube, uscrollinga kuri TikTok and everywhere bro, Instagram and everywhere. Zikoreshe noneho unagaruze nayo watanze kuri izo mega papa. Searchinga, fungura Binance, umara gufungura Binance, ugenda ara hejuru wandikamo Red Pocket, and then wayangaya nama coin bagenda batanga ari free, ariko ntabwo bayaguhereza aracyo wakoze. Bisaba kugira ngo ugende wandikamo zino code ubundi ukiriminga. Nzajya ngenda zibandikira hano kugira ngo mubashe kuzibonera ku gihe bro. Ushobora kugenda uhagarika video warangiza ukagenda uzandukura ukagenda uzipestingamo hariya bro. It's okay.
ndukura openinga tuzajya tubana 5-kuri-5. Kadusubire handi dukore baka kari akantu kari kajeho kaducereje, ariko reka mbibutse ko kari akantu katari ngombwa uko nabanje kureba ibyako kugira ndebe ko gasoma zino kode. Twikomereza, andikamo ngo bado. Mbibutsa ko izi kode ntabwo zikoreshwa buri gihe, bagenda bazihindura buri munsi zatugeraho natwe tukavuga ngo reka tuzibasangize guys, namwe mu claiming kuri it's okay. Urabona ko hano bikunze. Iyo mpamvu nawe ugomba kugira gute kuvuga uti let's try I5 HD LL 4 P cream. It's okay, that's fine bro, that's fine. Another code guys, another code HT4 HN7 4G. It's okay. Cream and open. Remember to open in order to making sure your coin being saved on your wallet. And fata code papa, fata code ukorera amafaranga uve muri ibyo bintu byo kubeshyabeshya. Fata code kabisa. Fata code, nkwibutsa ko zino code zigenda ziza bigiye bitandukanye buri munsi, ziba zitandukanye, ntabwo ari code imwe ufata ngo ugende uzisavinga ahantu ujye uhora uzishyiramo. Ziba zigiye zitandukanye guys. 9S INESDU. It's okay. Dukomeza dushyiramo n'izindi kode. Izi ari kode nyinshi cyane. Izi ni kode z'uyu munsi ku itariki 18. It's okay, z'ukwa 9. Okay. Ubwo no ku itariki 9 no ku itariki 10 no ku itariki zingahe haba hagiye hari kode n'izindi buri munsi urakuriminga paka amadolari yabonyeho papa. Nzagaruka mbereka uburyo ki noneho wayavunjisha ukahita unayiyohereza kuri mobile money yawe nta kindi kintu bigusabye, bitagusabye ngo ibyo byose bya PayPal, bitagusabye izindi account. Kuba ufite mobile money byonyine birahagije, ubundi ugahita uvunjisha utu USDT twawe bakoreyeho ugahita twiyohereza kuri mobile money. Nzagaruka muri video yindi mbibereka. Niba hari umuntu waba atabizi cyangwa se mubaye mutabizi mwese, ushobora kunyandikira hasi muri comment ukambwira uti bitwereke bro. Hanyuma nagaruka babwira ngo let's give bro. Ready know people out there everywhere we use watch this video. It's okay. Mukomeze mwandike n'izindi kode paka ndazibahereza paka zirangiye. Mukomeze muzandike paka.